nta cyiza nko kongera kuguha ikaze udacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi, ikiganiro cy'abanditsi b'ibitabo, ikiganiro cy'abasomyi b'ibitabo. No muri uyu mwanya nejejwe no kwakira umwanditsi turi kumwe Uwituze Laura Bonette. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo cyawe wanditse wakise Njyewe, izingiro ry'umunezero wuzuye, isoko y'ibyo nkeneye byose ngo mbeho ntuje. Hanyuma muri iki gitabo cyanditse mu Kinyarwanda birumvikana hagaruka cyane cyane kuri njyewe urandika muri iki gitabo cyawe uvuga ngo naje gusanga umuntu yikeneye cyane kuruta uko akeneye abandi. Yego. Ni isomo wize igihe kingana iki ku buryo uhera rwose mu mpapuro za mbere ukabanza ugateguza umusomyi ngo naje gusanga umuntu yikeneye kuruta uko akeneye abandi? Ni isomo navuga ko namenye kuva ntangiye ubwenge. Imibereho yanjye ndi umuntu ukunda kwiga cyane no kwitekerezaho cyane. Naje rero gusanga ibyo dukeneye cyangwa se ibyo nifuza ku isi bigomba gutangirira muri njyewe. Yego. Iyo umuntu asomye iki gitabo cyawe ugaruka ku umuntu w'ubwe, umuntu wise n'ishuri, kandi ngo ishuri rihoraho. Umwarimu waryo ninde, ryigisha ayahe masomo? Nk'uko naravuze ngo njyewe ishuri ritarangira. Iryo shuri uryigishwa n'isi urimo. Umwarimu nibyo uhura nabyo nabo uhura nabo, ndetse nawe ubwawe ushobora kuba umunyeshuri ndetse ukaba na mwarimu ku bandi. Wiga ukigisha n'abandi? Yego, kuko harimo aho mvuga ngo wimenye ushobora no kwigisha abandi. Yego. None se Laura, njyewe utekereza kwandika iki gitabo, ni wowe wivuga nka Laura? Ni njyewe nk'umuntu muri rusange, ninde muri abo bombi? Ni umuntu muri rusange. Nta wowe urimo? Nanjye ndi umuntu muri iki gitabo. Nanjye ndi umuntu, ariko nk'uko nabivuze nkunda kwiga, ariko nanone nkakunda gusangiza ibyo nize. Kuba rero navuga cyangwa ngo ngire umuntu mbwira ngo nabonye iki, burya biragora iyo ugiye kubwira umuntu ngo rero wakoze iki, ariko iyo umuhaye urugero kuri wowe birumvikana cyawe. Iyi njyewe rero navuze ni umuntu uwo ari we wese, kuko mu itangiriro navuze ko umuntu uwo ari we wese ashobora kukiyumvamo. Njyewe mvuga aha rero ni umuntu wese ushobora kugisoma. Ntabwo ari amasomo yanjye ku giti cyanjye, nibyo nigiye ku bandi, uretse ko hariho n'uduce dukeya kuri njyewe nanone. Ariko igice kinini ntabwo turi buze kuvuga ko ari Laura wivuze, ahubwo ni muri rusange. Yego. Watekerezaga ko wandikiye ndi? Natekerezaga ko nandikiye umuntu uwo ari we wese. uwo ari we wese. Yego. Kugira ngo umwibutse kwimenya. Yego. Wabonye abantu batiyizi? Rimwe na rimwe turiyibagirwa cyangwa tukiyirengagiza, ntitwiyiteho, tukamera nk'abantu baba mu isi. Navuga hari uburyo umuntu abaho ubuzima butari ubwe kuko atiyizi. Urugero zimeze gute? Urugero, hari ubwo mumbabarire wenda gukoresha nk'uru rugero. Kera nk'abanyeshuri ntabwo twigaga, ntabwo nk'umwana w'umunyeshuri yigaga ibyo yiyumvamo, akenshi yigaga ibyo ababyeyi bamuhitiyemo. Ugasanga rimwe na rimwe umenya icyo ushaka ari uko ukuze, ariko burya iyo umaze kwimenya, mumbabarire ndagukoresha urwo rugero, ni rwo rumbangukiye, ariko hari ubuzima bwinshi dukunda kubamo atari ubwacu, kuko tutitekerejeho, nyuma tukazicuza. Rimwe na rimwe ugasanga ingaruka zitubayeho dutangiye no kwicuza ngo iyo mbimenye kanaka yaranshutse byagenze gutya, ariko nyamara mu by'ukuri yuba wari wiyizi, wisobanukiwe,
uzi imitekerereze yawe, uzi nawe ushaka kugera, ntawe ari kugufatira uwo mwanzuro. Rero naje gusanga umuntu yiyiza akimenya byarushaho kumubera impamba yo kunezerwa mu buzima bwe. Muri iki gitabo cyawe ku rupapuro rwa 6, kuko ntabwo turi buganire ku gitabo gifunze. Yego. Ku rupapuro rwa 6 waravuze ngo biragoye kwiyiga ukimenya wese ngo uvuge ngo ndiyizi. Yego. Kuko ni kenshi ushobora kwitungura nawe ubwawe. Iyo utaragera mu kibazo ntukavuge ngo ndabizi nabigenza gutya, kuko ejo rwose watangara. Umuntu nta kiba atakora, nta n'ikiza atageraho. Yego. Wakomeza ku rundi rupapuro rwa 7, hari aho wanditse uravuga ngo ibi bivuze ko uwo ndi we ubu nta wabimpitiyemo, ni njye ubwanjye wabihisemo. Nimvuga njye, komeza usome. Cyangwa wowe, uwo ndi we cyangwa uwo uri we, ntiwumve mu buryo bw'imitungo, ubw'amashuri cyangwa se aho uba. Ntunyumve nabi ngo byitiranye n'inarijye, ahubwo ndavuga ubumuntu ufite, uwo mutima wawe, uwukugize, za ntekerezo zawe, kwa kundi ufata ibintu, kwa kundi wiyumva, wa wundi wumva buri gihe akuganiriza, rya jwi rikongorera amanywa n'ijoro, rya rindi mugendana, wa wundi mudasigana, uwo ni wowe njyewe mvuga. Uwo ni wowe. Hanyuma nta kibi umuntu atakora, nta kibi utakora. Yego. Nta n'ikiza utakora. Yego. Iri ni ihame rikomeye. Ku myaka yawe umuntu udukurikiye bavuga ko wabivanye he ku ibi bintu? Mu masomo nize nigiye ku bandi, naje gusanga ko mu muntu harimo abantu babiri, harimo umwiza n'umubi. Mu gihe rero wagaburiye umuntu mubi, ushobora kuba mubi cyane. Ariko burya iyo ugarutse ukimenya, ukanisubiraho, ushobora nabwo kuba mwiza, wahinduka. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba mubi cyangwa nkaba mwiza. Rwa ruhande rwanjye rubi rero ari rwo nagaburiye, naba mubi kandi mubi cyane. Ugaburirwa iki? Kugaburira uwo wowe w'imbere bigaburirwa iki? Bigaburirwa ryari? Amasaha yo kujya ku meza abaho tukayamenya. Yego. Ariko aya masaha agaburira uwo jyewe w'imbere, uwo wowe w'imbere ni ayahe? Mu by'ukuri ntabwo nahita mvuga ngo isaha niyi niyi, ariko ubundi hari aho nanditse ngo uko umunsi utangiye ntangirana amanota yuzuye. Muri uwo munsi nshobora kuvuga nti uyu ni umunsi wanjye, kuko ntabwo nzi umunsi nzavira ku isi. Ni ukuvuga ngo uyu ni umunsi wanjye, ngomba kubaho nezerewe, ngiye guhitamo ibyo ndi bukore. Muri cya gitondo rero, igihe urimo gutegura gahunda zawe, ugomba no kwibuka ngo ese uyu munsi biragenda gute, ese niba ari wo munsi wanjye wa nyuma biragenda gute. Wa wundi rero utiyizi cyangwa utajya wiyitaho, akora ibyo yishakiye. Mu gihe rero uri gukora ibyo wishakiye, mu gihe utanitekerezaho, utaniyibuka, ahangaha niho ukora n'ibibi utanazi. Ariko mu byiza naho, wa munsi wawe nyine niba ugira gahunda, niba wikunda, niba warimenye, niba uzi kuri uri umunyantege nke, uri umuntu ukosa, ushobora kuvuga ngo uyu munsi biragenda gutya. Nubwo ntazi ibiri bukurikireho, ariko ndaharanira kuba mwiza. Umbajije igihe cy'isaha, ahubwo nakubwira ko ari mu gitondo. Murakoze. Hanyuma ariko ni ibitekerezo byawe nk'umwanditsi. Yego. Urupapuro rwa 12 uravuga ngo twumva inkuru z'intambara, ndetse tureba amafilime menshi yerekana imirwano cyangwa se urugamba. Aba ari amatsinda abiri cyangwa menshi ashyamiranye. Byanga bikunda haba hagomba kubonekamo utsinda. Intambara ziba nyinshi, haba iza politiki, iz'amahoro, iz'imiryango n'izindi. Nubwo habaho intambara ziba zikomeye zikamenyekana ku isi kubw'abaziguyemo, ibyakorewemo n'ibindi, hari intambara ikomeye kuruta izindi zose twumva ndetse n'izizaza. Urugamba rubera muri njye, ukwirwanya ukitsinda, kwiyemeza amakosa, kwemera ko wafuditse, kwemera ko koko hari aho wakoze ibidakwiriye, nibyo bya mbere bigora umuntu kuruta kurwanisha ibikoresho. Urakomeza ku rupapuro rukurikiraho
uravuga ngo reka twige kwirwanya no kwicyaha ndetse tunitsinde, burya bizadufasha no kuyobora abandi no kubabera urugero rwiza. Iyi ntambara y'imbere ko hari abageraho bakavuga ngo abandi wenda babareba bakavuga ngo koko akabaye icwende ntikoga, iri cwende rishobora kwiyoza, ko hari abandi bagerageza kuryoza ntiriki cyane, rishobora kwiyoza. kwiyogesha iki? mu gihe abandi bararikubye n'imunyira ikanga ntiriki cyane, kuko burya ntawe ushobora gukangura uwisinzirije. ushobora kuza kumbwira ngo uri mu makosa, mbizi neza ko ndi mu makosa, ariko sinigere mpinduka. burya iyo nafashe umwanzuro nkiyumvira, kuko mfite umutimanama wanjye, nkiyumvira nkavuga ni koko nakosheje ngomba guhinduka, mu gihe nafashe nyine uwo mwanzuro ari njyewe wabyifatiye, nshobora guhinduka cyane rwose. wabyise urukiko. Yego. Dusomera ayo magambo kuri paji ya 12, hanyuma dusobanurire iby'urwo rukiko. Muri njye harimo urukiko rukuru. Muri njye harimo urukiko rukuru, harimo umushinjacyaha uhora umbwira ko nakosheje, harimo ijwi rihora rimburira ko ndi mu nzira nziza cyangwa mbi, uwo ni umutimanama wanjye. Akenshi turawuninira tukiziba amatwi ngo tutumve ibyo uvuga. Iyo ukomeje kuwirengagiza ugera aho nawe ukituriza. Mu by'ukuri ntabwo baba bapfuye, ahubwo ni uko mba ntawuhaye umwanya. Hari uwaciye umugani ngo ubona umugira inama abagira imana. Uru rukiko rw'imbere mu muntu, utekereza ko kubera ko nta bihano rutanga, utekereza ko imikorere yarwo yoroheye umuntu ku giti cye uretse kuba ari abandi babimukorera? Cyane, kuko kwicira urubanza, yego, kwiburanya, kwitsinda, ukihana. Yego. Kwihana ariko abadukurikiye ntibabyumve kwihana nka bimwe byo mu rusengero. Yego. Ukihana ukifatira igihano. Yego. Waduha urugero rw'igihano umuntu ashobora kwifatira kandi koko kikamugirira neza? Uwo njyewe, uwo wowe w'imbere. Yego, birashoboka cyane. Hari byigeze bikubaho ukumva urihannye? Yego. Wabitubwira cyangwa n'ibanga ryawe? Nta kibazo. Hari igihe nanjye nigeze kwiyibagirwa mu buryo bw'imirire. Nzajya ndya ibintu byose nshaka, ngeze aho ngira ibiro 83. No kugenda nkumva rwose ntabwo birimo kunkundira pe. Ubu ufite bingahe? Mfite ibiro 62. Byageze aho ndavuga rero ngomba kugabanya isukari, ngomba kugabanya ibi n'ibi. Rimwe na rimwe hagerageza bikanga pe, ariko byageze aho ndavuga ibi birakabije, ngomba nanjye noneho kwifatira imyanzuro. Icyo gihe ntabwo nabanaga n'ababyeyi, nari naragiye ku ishuri, ndavuga nti mu byo ngura noneho ntabwo nzongera kugura bya bindi byanezezaga, ayo masukari, ibyo biki byose nyine, bya binyamavuta, izo nyama n'ibiki. Ndihana mu mezi 6 narongeye nsubira uko nashakaga. Muri iki gitabo cyawe njyewe urabanza ukiyubaka. Yego. Urashaka ko umuntu abanza akiyubaka. Yego. Akiyubakamo ubumuntu, indangagaciro, akiyubakamo kwitega amatwi ubwe. Ese buriya abantu bose bariyumva, bagira iryo jwi ribabwira? Mu by'ukuri ijwi riba rihari, ahubwo ikibazo nyine nk'icyo mwari mumbajije, ese koko buri wese ariyumva? Ijwi ryo rirahari, ahubwo twe nitwe tudatega amatwi. Ahari bamwe ufite ubushobozi cyane, hanyuma umuntu akarinaniza iki? Erega akenshi amatwi araturya iyo abantu